Isabato y'Imana. Mu itangiriro cya 2 mu gatatu hagira hati Imana ihumugisha umunsi wa karindwi iraweza ubwo yaremaga. Isabato ni ingenzi kubera ko Imana yashyize mu mategeko 10 yayo. Itegeko rya 4 ni umunsi wa karindwi, ni umunsi w'Uwiteka. Isabato yizizwa kuva izuba rirenze kugeza ryongeye kurenga. Kubw'iryo rero isabato itangira aho bakunze kwita ku wa gatanu ikanarangira aho bakunze kwita ku wa gatandatu izuba rirenze. Kuva 31:12-17 twika yuko isabato ari ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo. Ikimenyetso cy'uko Imana ariyo itweza. Imana yamenyesheje abantu bayo isabato ubwo yavanaga muri Egiputa. Bubahizaga isabato na mbere yuko ibatangariza amategeko 10 ku musozi wa Sinayi. Luka 4:14-13 atubwira yuko Yesu yisizaga isabato, ndetse mu byakozwe n'intumwa 18:1-5 intumwa, abayahudi ndetse n'abanyamahanga bizihizaga isabato. Muri Yesaya 36:23 hatwereka yuko isabato izakomeza kwerezwa no mu isi nshya. Tega amatwi aya magambo meza. Muri Yesaya 58:13-14 nuhindukira ntukana isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita w'icyubahiro ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, wivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Umwami Imana yacu wuje ubuntu agumugisha mu gihe wiga ijambo ryayo rikwibutsa uburyo Imana ishaka kuyobora ubwoko bwayo ikabavana mu bata ikabugeza mu mudendezo. Komeza kurikira ibindi byinshi bitandukanye kuri YouTube channel Abaragwa International Ministries. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu ariyo abaragwaministries.truth@gmail.com.